ni nuko mutera n'ibibazo mu makaritsiye, ni nuko mutera ibibazo muri abagabo mukabitera abagore, ni nkuko muba muri abagore mugatera ibibazo abagabo mukanabitera abana. Reba ibikure, wagera no mu rugo ugasanga ufashe telefone, ibintu byo mu rugo rwawe birajagaraye, ukayimaraho amasaha 2 uri uravuga ubusa. Umugabo yava mu mwuka yagukubita umugeri, ugahita uza kwa Rafiki uti nsengera umugabo yaradutswe. Niwe wazanye abazimu benshi. Bajya babacishamo n'iki n'imigeri niba mudashaka kugira ngo mukizwe. Birakureba ibyo. Ubundi se ninde wagishyuhije? Si wenyine wagikonjeje. Bateye haleluya ntiwayikirije. Bashyizemo indirimbo ntiwabyinye. Kirashyushywa nande se? Ni ibi biti nizi nkingi. Ni wowe ahubwo wowe ni wowe uteye. Ngo waje gukubita ubukene kandi ugifite ibitekerezo bike. Ubundi umuntu w'umusirimu areba ibimure. Ibyo birakoroheye. Iyo ubona abandi bicara bariye none bafite ibiryo bazarya amezi 3, wowe ukaba urya ngogo utazi igikurikira, diringa n'ibyo. Siyo mpamvu se bakubenga. Dufite inkecuru hano mu rusengero zishinzwe kwica amakwe. Ibyo mu izina rya Yesu. Ariko waba ushaje nabi, ntago ari uko basaza neza. Ntago wasaza wica ubukwe ngo uvuge ngo usaje. Mwegera umubwira uti wa mukobwa wibi byatuma utagira hugera, ariko wimwicira iki? Ko mwebwe nabonye mushira n'ubwoba. Ubundi iyo ukennye ujye umenya ko ukennye. Ubundi iyo ushaka kugira ngo umererwe neza wibwiza ukuri. Hari abantu babwirwa n'ukuri bakarakara kandi bari kubabwira ibyo bazi. Narabivuze n'ubushize, iyo bakubwiye ngo none abyuka ujye ubwira ibyo bintu biri wawe byashaje, bisorera bishaje, ibintu byapfumbutse, ujye uti mwebwe ntago ari mwe nagenewe, ntago muri umugabane wanjye. Nahoraga nihana nge buri gihe. Mana nyeza, mana ntunganya, nkabona ibintu niba nkakwe ko mana, ibi ni ibya nkihana ibya data, nkihana ibya mama. Umunsi umwe nitekerejeho mbona ndi ikibazo, ntago ndi igisubizo. Mbona ndi umuntu mu bantu uteye ikibazo, probleme. Ninge furi wacu, ninge wagarutse, ningewe baha, ningewe bakagombye mbaha. Mbihuje mbona nibyemera, ndabyuka. Nizo nkweto se nari mfite byari ibikweto bishaje, fata ibikweto byanjye bishaje ndabihondagura. Umva nikuyeho ibintu byose byandeho kubwa Emmanuel, no kubwa Emmanuel ya data byikuyeho, kandi papa ryabye mu kindi. Uburushi bwandeho kubwayo ndabukubise nkafata igikweto papa byose abasaza banjye bose ati mucungire kuri amuryango, umwana wanjye yasa. Iyo tuvatwe ni kure. Iyo ukubita igini ukagira ngo urarihembuye, ugakubita igini ukagira ngo urisutseho amazi, ugakubita shitani aje kagarukana n'indi. Ariko reka mbabazi, ubundi mwazanywe n'iki mu rusengero? Ngira ngo nitwe Ingabire Esther, ndi umukristo hano kuri iri torero. Imana iduhana umugisha. Ndi umubyeyi, ndubatse, Imana ishimwe. N'ibyo byose ni ku buntu nyine. Kubaka nabyo no kuba twarabonye abagabo ni ubuntu bw'Imana. Byari byaranze urakwirarira n'ibi bintu mukirarire, byari byaranze kwemera byaranze. Twebwe na mariage bitashobora kwemera, kugira urugo bitashobora kwemera. Kandi nari ngize ngo mbivuge gutyo ubu nushyirireho akadomo, kuko nkubwiye impamvu ni nyinshi zingana n'umusenyi wo ku nyanja, ku buryo ubundi imyambaro yari dukwiriye yari ubushubaziko, inzererezi, indaya zibyara abana badahuje base nka 30, ariko byose ni ku buntu bwawe. Tugiye kubona tubona birembeye ariko mana yanjye we, tugiye kubona tubona bigize bite. Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Yohana. Ndavuga amagambo menshi cyane kandi umwanya ni munini cyane. Haleluya. Ni munini cyane n'amagambo mvuga ni menshi cyane. Yohana ibice 2 umurongo waho wa 10. Aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana zitaryoshye, ariko weho washyinguye nziza abarizo uherutse. Bivuze ngo yatubanje izibishye. Nari ngiye kukubwira ngo haleluya, haleluya. Iziryoshye barazikubikiye,
ihanganire muri ibyo bintu uri kunywa bishaririye hari iziryoshye wabikiwe n'Imana. Nibyo nta bindi ndi buvuge. Imana yo mu ijuru ifite imbaraga, ishobora byose, igukunda, ikuzi. Reka nkubwire, haleluya, irabizi kuri hano kuwa mbere, irabizi yuko hari ibintu wicariye uhagurutse hano bigaturika, twese twahita duca mu nzugi no mu madirishya, kuko ni ibibazo bikomeye cyane. Ndabeshe se? Ni ibibazo bikomeye cyane. Hagize nk'akantu kajya hari akayekara kakajya kavangwa Ingabire Steri, nge niko nitwa, bagacishaho ibyanjye. Kirizo nani ntuze we urundura ninde Damascene bagakubitaho ibyaho, twahita duca mu madirishya bavuga uti reka nitahanira ibyanjye, ibyo kwa runaka ntago nabishobora. Twicaye hano hari abantu batazi aho bari butahe, twicaye hano hari abantu bariho barazamura udutelefone, bakazamura agasanga ntakanyira inzu, ariho amubwira ati ugenge uyu munsi utahuza aho uri kujya. Hari abantu hano badashakira kimwe no kumva ka message bahahamutse kubera yuko nta nkuru nziza bajya bumva. Imana yo mu ijuru ijya ibikora, igatangiza umuntu ibintu bishaririye, agasharirirwa ku rwego rwo hejuru, ariko imubikiye n'ibiryoshye, 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 imubikiye n'ibiryoshye. Sara amaze kubyara Isaka, yabwiye Aburahamu ngo ninde wari kubwira Aburahamu ko Sara azamubyarira umwana? Agize ate? Ninde? Ayo makuru yari kuzanwa nande? Double menopause double. Kuko imyaka rumva wabara wenda iri normal 45, noneho yari yarayikubye. Uri kubyumva? Nta muntu wari kubivuga, ariko Imana yabivuze, ni nayo yabisohoje. Umunsi Yakobo abona abana ba Yosefu, yaravuze ngo yewe no kwipfira nakipfira. Nta muntu wari kuma makuru ko nzongera kubona Yosefu kundi. Bari baranzaniye umwambaro ugaragaza ko Yosefu yapfuye, barabinyereka ndabyemera, ikiriyo ndagikora kirarangira, nakongera gukomereka nkagitangira. Nta wari kumbwira ko Yosefu azampa abana nshaje, ntago byari gukunda. Ubuzima unyuramo bujya bumera gutyo, ukamera nk'uwapfuye, wageze mu mva ndetse n'umusaraba ukagira ngo uriho, nawe warashengutse, wahindutse n'ifu, ariko igihe kimwe Imana ikagukura mu gituro. Igihe kimwe numva nshaka kubwira abantu bajya baza gusenga, haleluya, ngo ariko ibintu mubamo murabizi, haleluya. Iyo nibutse ngewe ukuntu natangiye gusenga ameze ibiro 48, mfite ibihamya kuko icyo gihe nari ndi muri korari. Iyo korari ejo bundi tugirira neza, sinzi ngo umuntu wari wadufotoye, yewe Mana we, ngo twagiye mu bukwe bwe, aranza kubitarana video. Uwo muntu yabaga muri Amerika, video ejo bundi arayegura, arayitwoherereza, dukora n'indirimbo ayidushyira kuri YouTube. Nirebye nkajya mvuga ngo se nari umuzimu, ariko ibyishimo nagira gashaho. Nabyinaga nk'utazagaruka, kandi koko ese ubundi waba utari ukaba uzagaruka. Naririmbaga nk'utazagaruka, haleluya. Maze nkanajya imbere we, narabibonye ndi imbere, amaguru ameze muvuga kirida, ameze nk'iminyafu. Nge nari nambaye ikanzu oversize, nibuka ko hari umuntu wari wayinkuburiye. Iyo baguha ntago baguha ibigukwira, baguha ibyo bafite, kandi barakoze. Wagira ngo meze nka bya bintu bita maneke bambika imyenda bagiye kuyigurisha, ariko nshishikaye ndirimbira Imana. Ibyo ni amateka, nawe ibyo uri muzabibara nk'iki? Ibiro 48, ibiri 110 nibyo mfite. Iyo havuyeho ikiro kimwe numva nishimye cyane. Ubu nta kintu mba nakoze ngo kiveho. Uri kubyumva? Yesu we,
mbega imyenda yacuye we, mbega imyenda yashaje, imyenda igisaza ugatinya kuyifura kugira ngo idacika. Iyo nayo twarayambaye. Iyo ni vini ishaririye. Vini igisharira ukihana ibyaha, ukajya uvuga uti ngira ngo ni njyewe wazanye ibyaha mu isi. Nahoraga nihana nge buri gihe, Mana nyeza, Mana ntunganya, nkabona ibintu nibangaruka ku Mana, ibi ni ibyaha, nkihana ibya data, nkihana ibya mama. Umunsi umwe twabaga mu nzu itagira parafo, buriya nzi itagira parafo, ubwo nari nasubiye iwacu nyine muri bwa bushubaziko niho ndi kuvuga. Noneho inzu itagira parafo ivuye mu cyumba kimwe n'ikindi barabyumva, si byose niko bimeze. Buriya ntukabone parafo ngo ugira ngo ni umutako, igira umumaro. Bagenzi igira umumaro, itanga security ku cyumba ku kindi, si byo? Noneho ndicura nitekerejeho mbona ndi ikibazo, ntago ndi igisubizo. Mbona ndi umuntu mu bantu uteye ikibazo, probleme. Ninjye furi wacu, ninjye wagarutse, ninjyewe baha, ninjyewe wakagombye mbaha. Mbihuje mbona ntibyemera, ndabyuka. Nizo nkweto se nari mfite byari ibikweto bishaje, fata ibikweto byanjye bishaje ndabihondagura. Umva nikuyeho ibintu byose byandeho kubwa Emmanuel, no kubwa Emmanuel yari data, mbyikuyeho kandi papa aryamye mu kindi. Uburushi bwandeho kubwayo ndabukubise nkafata igikweto papa byose. Abasaza banjye bose ati mucungire kuri muryango, umwana wanjye yasa. Vini shaririye sha, vini shaririye, ibintu byose bishaje. Buriya gutunga ibintu bishaje, mwabyumvise, ntabwo ari isezerano ry'Imana. Iyo usomye muri Bibiliya hose baravuga ngo turarema ibintu bishya. None abyuka ujye ubwira ibyo bintu biri wawe byashaje, bisorera bishaje, ibintu byapfumbutse, ujye ubwira uti mwebwe ntabwo ari mwe nagenewe, ntabwo muri umugabane wanjye. Ntaho byanditse muri Bibiliya. Mana ikiza abantu imyambaro ishaje, no mu mpera z'isi iravuga ngo nzarema ijuru rishya n'isi nshya, kandi ngo nzakuraho ibintu bya mbere. Haleluya, haleluya. Ngo nzane ibindi bintu bishya, n'umutima itanga mushya. Niko yavuze muri Ezekiel 33:26 ngo nzabaha amazi meza, nzabashyiramo umutima mushya, mbashyiramo n'umwuka mushya. Byubyambara ubituka uvuga uti mu izina rya Yesu ndakwambaye, ariko si wowe nagenewe. Ibintu bishaje ntago ari byo mu bumana. Haleluya, haleluya. Iyo byanze biragenda. Biriya bintu ntukabiteteshe. Nuko nibyo nagenewe, nakundi byagenda. Yesu Kristo arabizi, Imana ifite uko izabigenza. Ntako izabigenza, wowe uvuga uti mu izina rya Yesu. Ntibyagiye se? Haleluya. Byaragiye da, byaragiye, byaratinze, byaninzeho byo gatsindwa n'Uwiteka. Hari igihe inkomoko yawe ibariye kure n'amagini ntapfe kugenda, ariko ntimugacogora aratinda akagira ate. Iyo tuvatwa ni kure, iyo ukubita igini ukagira ngo urarihembuye, ugakubita igini ukagira ngo urisutseho amazi, ugakubita shitani aje kagarukana n'indi, ariko wicogora. Piga shetani katika jina la Yesu, piga jini katika jina la Yesu, piga shetani atakwenda katika jina la Yesu. We piga jini tu kwa jina la Yesu. We piga jini tu kwa jina la Yesu. Ngo iki nicyo gitangaza Yesu yarahereyeho cyo kujya mu bukwe bw'Ikana. Ahageze haleluya, asanga barapfundikanya, vino zisutsemo amazi, ibintu bidafututse, ibintu bidafite umurongo. Yesu arabihora, ndabyo ngo barabirya bidafite umurongo biranashira, ntibyanabakwira kandi nta nicyo byari bimaze. Nawe nibwo buzima uriho, ibintu bidafite karite kandi bitanahaza abantu.
ibintu bidafite karite, bidafite na kantite. Ariko Yesu arabihorera, nawe muri kumwe. Bibiliya iratubwira ya nkuru ngo igihe yaryamanye n'abigishwa be, umuraba ukaza, bahura na sekuse mu nzira, ngo yari aryamanye nabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo aribwerekeza. Yesu mujya muba muri kumwe, akareka ibintu bikaba. Aribwerekeza bivuze ngo nta nubwo bari bamutaye mu cyerekezo, ariko arisinzirira, aricecekera. Nawe inzoga yarinze ishira, ntashobora byose se, ntazi byose se, yashoboraga kuyitubura itari yashira, ariko arabihorera. Nawe yarakwihoreye, nanjye hari igihe yanyihoreye. Yesu we, hari igihe usenga ukajya uvuga utari ko abumvirwa baba basenza yahe, ukabaza information ukazikurikiza, ukajya uvuga utahari njyewe Imana hari icyo nayicumuyeho nkuko nabivuze, ukihana. Yo, muza amaturo natangaga kandi ntayo mfite, natangaga amaturo y'ibirenge, nkafata urugendo rurerure ko nta tike, nkagenda mbwira Imana nti Mana dore ngiye gusenga nta tike, ibi bikubera umubavu humura neza. Nkafata 500 nahawe na papa, nkayagura itundazi duto duto, nkagera mu rusengero utwana twose nkatwicaza, nkaduha utundazi nti Mana bikubera umubavu humura neza. Nkagira ngo wenda uko nkomeza kwipresenta imbere y'Imana hari ikizavamo. Hari igihe wipresenta cyane bikarushaho kuba bibi, ariko ntago ari uko bizaguma. Hari vino bikiwe, hari vino biryoshye bikiwe, hari vino iryoshye bikiwe, urabikiwe, urabikiwe. Imana ijya ibikira umuntu ikintu. Yabikiye Sawuli, ntitwahasomye. Umunsi umwe indogobe z'iwabo zirabura, Sawuli ajya kuzishaka ari kumwe n'umugaragu w'iwabo, ariko ajya kuzishaka Imana yamaze kumutoranya. Bibiliya irambwira ngo Imana iramuyobora. Nawe uriho urashakisha Imana, uriho urashakisha ubutabazi, Imana niyo yakuzanya ahangaha. Reka mbabwire abantu bajya baza hano ku cyumba kuwa mbere, mujye mumenya ko mwatanze igitambo cya mbere. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Uzubizi neza yuko Imana idashobora kugukurira amaho. Ntago Imana igikurira amaho abantu basenze ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere w'icyumweru, iki ni igitambo cya mbere. Iki ni igitambo cya mbere Imana iba yakibonye. Ngo Sawuli arashakisha ari kumwe n'umugaragu w'iwabo, ngo hanyuma agiza atya aragenda byanze, ngo batekereza ko aho hantu hari bamenya. Ariko ngo bagiye kumwegera, Sawuli aravuga ati nawe ujya kwa bamenya imboko, kandi mwege mujyayo imbokobo. Ntimujya imbokoboko, ntago byemewe. Hoya nimukajye kwa bamenye imbokoboko, mujye muza hano mu rusengero, sibyo? Babasanga ahangaha ni kuri promotion, ariko nuhaguruka umuteye iwe, nyabuneka ntukajya ujya kwitera imikoshi. Jya ugenda ufite impamba y'abame. Ko ngako nakanyuzemo ngewe, ntari nagira ibyo mfite, nta nubwo nigeze ntekereza ko abahanuzi bahari, kuko nari nzi ko nta muntu wamenya, nta n'uwanyegera. Ariko mwebwe nabonye mushira n'ubwoba. Ubundi iyo ukennye ujye umenya ko ukennye, ubundi iyo ushaka kugira ngo umererwe neza wibwiza ukuri. Hari abantu babwirwa n'ukuri bakarakara, kandi bari kubabwira ibyo bazi. Narabivuze n'ubushize, iyo bakubwiye ngo uri umuntu utagira umwenda ukababara nawe ufite, ubabajwe n'iki? Haleluya. Ngo abagezeyo bamenya kimubona, ariko dukeneye imbaraga babamenya turi hano kugira ngo duhishurirwe kurushaho. Directe Imana yari yamuhaye amakuru, yamuhaye yuko ari buze umwami, yamaze no kumutegurira. Bibiliya iravuga ngo ubwo batangiye kuzana ikibazo nyamukuru, aramubwira ngo hoya, wowe turaza gusangirira ahantu hejuru hatandukanye n'ahabandi, kubera yuko hari ibyo wabikiwe. Agiye kubimuha aravuga ati hari uruhisho. Reka nkubwire mwene data, nawe hari uruhisho, hari ibyo Imana yaguhishiye, hari ibyo Imana yakubikiye. Nubwo ubona bimeze gutyo, hari ibiguhangayikishije, hari ibindi Imana yabitse utazi. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo bamaze kunywa vino, Mariya bagirira impuhwe,
ariko yewe nubwo yatubyariye umucunguzi ariko ashobora kuba yaragiraga n'imbabazi. Ngibye simbizi sindi umugatolike ariko murabizi ko hari abajya bamwemera bakanamusenga, ariko yagiraga n'impuhwe ngo yabagiriye impuhwe ngo araza presenter ikibazo cyabo kuri Yesu. Iyo ngeze aha ndavuga ngo buri muntu wese akeneye abanyampuhwe mu buzima bwe. Ukeneye abantu uzambara bakabiryoherwa, ntibavuge ngo yarirase. Ukeneye abantu uzaba uri kurya bakavuga ngo rya rata. Ukeneye abantu uzaparika imodoka yawe ku rusengero bakaza kugusuhuza bati Rafiki nibi twagusabiraga sha urabikwiriye. Apana babandi bahimba inkuru kuko wabonye wabaye neza. Imana ibadukize mu izina rya Yesu. Dukeneye abanyampuhwe ngo arababwira yegera Yesu aramwongora atarika aba bantu nubwo ubona bari muri ibi nta kintu bafite. Dukeneye abatuvugira sha, dukeneye abantu batuvuga neza sha. Haleluya. Dukeneye abantu bareba intege nke zacu niba turyanira inzara bakazigeza ahakwiriye. Intege nke zawe zigera ahakwiriye mu izina rya Yesu. Kuneshwa kwawe kugera ahakwiriye. Ikibazo cyawe kigezwa ahakwiriye. Yesu ngo aravuga ngo tubigendanyemo dute. Mariya ati hoya rwose reba uko ubigenza. Akajya yikatisha agahita ajya ku ruhanze akabaha amakuru ngo maze ngo icyo babwira cyose. Dukeneye abantu nk'abo mu buzima. Aca hana agaca hana akakubwira ati rata genza utya bizagenda gutya. Haleluya. Kugeza ugeze ku gisu. Siyo mpamvu se bakubenga. Dufite inkecuru hano mu rusengero zishinzwe kwica amakwe ibyo mu izina rya Yesu. Ariko waba ushaje nabi, ntago ari uko basaza neza. Ntago wasaza wica ubukwe ngo uvuge ngo usaje. Haleluya. Gutanga amakuru meza. Haleluya. Umuntu niba afite ibyo agikora muhugure. Mwegera umubwire uti wa mukobwa wibi byatuma utagira hugera, ariko wimwicira iki? Haleluya. N'abayoboye ibyumba hano tuba dufite abantu bagenda bagatanga amakuru uri ibi yabyisha ariko reka mbabaza. Haleluya. Ubundi mwazanywe n'iki mu rusengero? Afrika we nimureke dukire. Nta muntu ushaka gutera imbere uba muri ibyo. Haleluya. Ngo waje gukubita ubukene kandi ugifite ibitekerezo bike. Ubundi umuntu w'umusirimu areba ibimure. Haleluya. Pane kote bene data. Abapene reba kure basha. Rwana n'ibyawe iyo uturuka ni kure karande zikubereye nabi, ibibazo birakwishe, wihannye ibyaha byose ariko uracyazingatiwe, wabanje ukareba ibyo birakoroheye. Haleluya. Iyo ubona abandi bicara bariye none bafite ibiryo bazarya amezi 3, wowe ukaba urya ngogo utazi igikurikira, wowe urumva ufite ijambo. Diringa n'ibyo. Haleluya. Haleluya. Banzu diringe n'ibyo. Ubu hari abantu baje gusenga akaba ari kohereza abantu ka message ati amateraniro ageze aha naha, muhite munshyirira icyayi muri thermos. Uyu munsi ndanywa nido kandi biciye muri iteraniro. Amazi abari aho, ibintu byose biri tayari. Kandi abo ngabo ntibagira n'ibyo bavuga bidafututse. Ariko wowe uri muri Mana mfasha, uri kuvuga ati doko imvura irakubye ntarajya kureba bya bitoki byo ku mifungo, imvura irakubye bya bijumba ndabikuraye. Warangiza akaba ari nawe uvuga ibyo abayobora. Reba ibikure. Winginga Imana uyibwira ndibona
ndasoza uyibwira uti Mana ndengera nicaye ahangaha ariko ibi bintu bigomba guhinduka ibya biriya bijumba nibihinduke ibyariye minervare nibihinduke ndafiki nahaguruka ari kuyobora uvuga uti yaba Mana wamukoraga ku maso agaterera kuri iki kibazo akakinyirukanira Esteri nimpaguruka uvuga uti uriya arahagurutse yaba yateraga ijisho akanyirukanira ya magini ube uhagaze ukanuye amaso urwana n'ibiku ubwo se ibyo cyumba cyari gishyushye ariko none kijya gikonje birakureba ibyo ubundi se ninde wagishyuhije si wenyine wagikonjeje bateye haleluya ntiwayikirije bashyizemo indirimbo ntiwabyini kirashyushywa nande se ni ibi biti ni izi nkingi ni wowe ahubwo wowe ni wowe uteye ni nuko mutera n'ibibazo mu makaritsiye ni nuko mutera ibibazo muri abagabo mukabitera abagore ni nkuko muba muri abagore mugatera ibibazo abagabo mukanabitera abana reba ibikure wagera no mu rugo ugasanga ufashe telefone ibintu byo mu rugo rwawe birajagaraye ukayimaraho amasaha 2 uri uravuga ubusa umugabo yava mu mwuka yagukubita umugeri ugahita uza kwa Rafiki uti nsengera umugabo yaradutswe niwe wazanye abazimu benshi bajya babacishamo n'iki n'imigeri niba mudashaka kugira ngo mukizwe adayimoni bari wanjye binjiriye he Bibiliya iravuga mu gifaransa ngo ne donnez pas l'accès au diable ntimubererekere iyo bavuze accès ni akantu gato cyane ntubererekere sa hagarara ku rugi rw'iwawe ufunge niba udafite n'ibifungisho ushyiraho amaguru vuga uti ntaho winji ucunga iby'iwawe iby'iwanjye nibikure nubona wafatishije neza uzabone kunsengera kumvuga byo ntibyeme kuvuga abashumba n'abayobora ntibije reba ibikureba haleluya ndasoje iminota bampaye irarangiye mfasha na Bibiliya yanjye Imana ishimwe cyane ngo Mariya arabavugira amaze kubavugira ngo Yesu Kristo ariko Yesu uriho nagira ngo se yarakeneye ibintu byinshi avuga ijambo gusa ubundi wa atuma iki atuma amazi nibayujuje atuma uzi ijambo yatumye yaravuze ngo nimugende mudahe haleluya uyu mugore natuma ijambo iwawe natuma ijambo iwanjye atuma ijambo hano mu cyumba natuma ijambo kuwa mbere atuma ijambo lepelesikita atume ijambo atume ijambo atume ijambo atume ijambo natume ijambo ni mudahe muhereza abantu ijambo atuma ijambo sha ajya atuma ijambo sha Kristo ajya atuma ijambo sha ajya atuma ijambo sha muri business atuma ijambo ku bushomeri atuma ijambo muri bya bikoresho curuza atuma ijambo muhaguruke ndasoje atuma ijambo gusa levez les autres têtes et l'osita inokidobe la mandayo zoniga nifo atuma ijambo rigera ku bawe bari muri Amerika atuma ijambo rigera ku bawe bari muri Australia atuma ijambo rigera mu mujyi atuma ijambo rigera muri business atuma ijambo ku bakurwanije atuma ijambo iwanjye atuma ijambo mu kazi k'umugabo wanjye promotion yizane atuma ijambo ku bana minerivare ziboneke atuma ijambo ibigo byose abana babyo bigaho bihinduke abana bige muri Cambridge atuma ijambo icaye buhoro gusa atumaye ijambo ngo babwire badahe nihara twasomye bamaze gusomaho bati ngahore abandi bajya babanza ibiryoshye bagaherutsa ibibishye none wowe
watangije ibibishe uherukije ibiryoshye. Uyu mugoroba kubihirwa wazanye ntabwo ari kuri busange mu rugo, ntabwo ari kuri bubone muri kwezi kwa kane. Tugiye gutangira ukwezi kwa kane. Ukwezi kwa kane ni vino nshya, 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 ukwezi kwa kane ni vino nshya. Muri icyo cyumba ni vino vino nshya, vino nshya, vino nshya. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ohereza ijambo kwa bene data, ohereza ijambo kwa muvandimwe, ohereza ijambo kuri aba bagabo, kuri aba bagore, kuri aba bana, ohereza ijambo muri famiye, ohereza ijambo, ohereza ijambo, ohereza ijambo. Aba bantu baje batari burye, reka barye kubera ijambo. Aba bantu birukanwa mu maso nibabone ubwinshi kubera ijambo. Ohereza ijambo, ohereza ijambo. Tuma neno lako Baba, tuma neno lako Baba, tuma neno lako Baba. Amen. Jahara hejuru ariko abantu bawe Imana bakorera Jade. Ni mureba Jade ni nukuri kw'Imana. Ni mureba Jade ni uburyo yambaye. Yashizemo ipantaro, yashizemo ikoti. Asigaye atebeza mu mibyizi. Bigakunda. Ako Jade Imana yagukoreye ibikomeye. Wowe ntago wishimye. Hallelujah. Satani we sinzagukorera never, namenye uwo nzakorera forever. Gutabarwa kwanjye namenya aho kuva, ni ku Uwiteka Imana iturinda. Satani we sinzagukorera never, namenye Imana nzakorera forever. Gutegura kwanjye gufite aho kuva, ni ku Uwiteka ndinda amajyana maza. Satani wanzererezi we, nabonye utafite impuhwe, ariko menya aya makuru, ndinzwe n'umwami wo mu ijuru. Ibuka ko yakunyukanyutse, akakwambura n'ifunguzo, agafungurira abo yaremye. Turanezerewe. Satani wanzererezi we, nge nabonye utamfite impuhwe, ariko menya aya makuru, nge ndinzwe n'umwami wo mu ijuru. Ibuka ko yakunyukanyutse, maze akakwambura imfunguzo, agafungurira abo yaremye. Turanezerewe. Hallelujah. Aneza hip hop. Narifite indirimbo yitwa Gahunda. Hallelujah. Shaka inoti n'umurava maze umere fresh, va kusosa umire dodo wizigame cash, va kubyuka ibyo mu mujyi bitagira dress. Ifata ubuzima bwawe nk'igi cyangwa se nka dress, fatwa umidero ucunga imari ntabyo mafiyeri. Ntiwirarire no kubari kufite ibiceri, gira uko ugenda buri wese aguhuma ko reka agatsiko k'amabandi ngushakira muko. Hallelujah. Yagiye bigenda, Imana yaramvunjiye nyine ni hariya, ariko turashima Imana. Sa nyine byari urugamba, ariko nanjye narayemereye. Ndashima Imana cyane. Hallelujah. Biba byandenze, ariko byose ni ku buntu bw'Imana. Mu minsi ishize rero nishimwe rikomeye cyane numva mfite ku mutima wanjye, na n'ubu ndacyumva. Aho ndi kugenda hose ndi kubyumva, nkakira ibyo bintu nkumva atari giye, ahubwo ari imbaraga z'Imana. Hallelujah.
mbere yuko ngira icyo mvuga abasore bose bahaguruke ndabasabye wumva ari umusore utari umusore abyihoreye ntacyo bitwaye mu minsi ishize naje kugira inshuti haleluya nagize inshuti yo mu gihugu cya Hong Kong murabumva aho hantu nabonye nyandikiye ambwira ngo nahise ndavuga ati kabisa noneho bimwe Imana yavuze noneho birasohoye kuko yajyaga imbwira ngo igiye kumuza n'umuntu kaze ubwo nahise ntekereza karongo ngo turaganira nkazajya mwoherereza amalinki yanjye y'indirimbo akabikunda nimba yarazumvaga simbizi ariko nyine nkabona arishimye nyohereza udufoto twawe nkatwohereza noneho mbona ibintu byafashe indi ntera ngo bimaze gufata indi ntera arambaza ngo urifuza ko nakugira gute nangira kumva nanjye hari abantu bantekerezaho nk'uko buri muntu wese hano yabitekereza ubwo rero njye naramubwiye ngo ndashaka amafaranga namwe mwayasaba haleluya ubwo nkimara kumubwira iby'amafaranga arambwira ati nta kibazo tangira kumbaza uburyo ki aho azayacisha ambaza igihe nyakeneye ndamubwira ubwo akimara kuyambajije ayariyo ndavuga ngo ndashaka miliyoni imwe niyo namwiyakiye umuntu se ko yishima yishyikira iyo mwaka menshi nta make naya ubwo yarambwiye ngo nta kibazo akimara kumbwira ngo nta kibazo ase ntekereza imishinga ndavuga ati ndahita ngura gitari numvaga ari cyo kintu cyonyine ngomba guhita nkora mu bintu byose noneho arambwira ngo umva amabwiriza maze kumva amabwiriza ubwoba buranyica nabwo se nambaza kuba narize amashuri angana gutya kandi ayo nize tuyaziranyeho n'Imana biragenda gute ariko ndavuga ati nta kibazo nguteza amatwi twaganiraga mu cyongereza kuri atanu yanjye nyine namwe urabyumva ariko ibyo yambwiraga kubera hari umutima wo gusaba amafaranga burya n'icyo kurya mu cyongereza urabivuga nibyakunanira ubwo ngubwo arangije arambwira ngo ngomba kumukorera akagurupe k'abasore nzajya mwoherereza hanze nyine ngo akabasambanya ubwo numva Simana imbabarire ko naragiranye nawe icyo kiganiro ubwo nahise numva noneho ibiro byongeye bisubiye hasi tuvuge amafaranga sinyabonye kuko numvaga ibyo ari byo byose yampa ariko icyo kintu nagikoze noneho ntangira gutekereza aho Imana yankuye ndeba ibintu byose yankoreye ndeba iyo miliyoni ngiye kwakira naratakaje harenze ayo ngayo ndi mu bitaro kwa muganga ariko nagera mu nzu y'Imana nkabona inkirije ubuntu ndavuga ati naba mbaye ikigwari ku Mana mubwiye ijambo rimwe ngo keep your money I'm the work of God on the name of Jesus ndongera ndamubwira ngo genda umukozi w'Imana pika amafaranga yawe kuva ubwo naramuborotse nta yindi communication nongeye kugirana nawe ariko ndashima Imana ko yampaye izo mbaraga buriya shitani ukuntu nabonye ari no mu Babiloni agutega mu gihe ukeneye amafaranga ariko ndashima Imana ko ubu ngubu numva naranabohotse nta kibazo ayo mafaranga azaca no mu zindi nzira nta rubanza afitanye nayo yaboneka atanaboneka ntituzabura kuza ngo tuyiririmbire haleluya niho nahise nkorera iriya ndirimbo nahise musuzugura sinamusuzuguye se ni inzererezi rwose nahise numva kakajambo ariko niwe yabyiyemereye
ngo Yesu yigeze kumubaza ngo uvuye he, ngo mvuye kuzerera. Wese urumva atariyo inzererezi rero ubwo riya ubwo bikomeye. Ndashima Imana rero yankuye aho hantu nari ngiye kubatangamo pase babasore bahagurutse nabo bajye bashima Imana ko bitaba none nimwe nari guhera. Ariko Imana ishimwe, ndayishimiye rero ko yankomeje kandi ko ikintu afite umugambi mwiza, hari byinshi yagiye ikora bigaragarira amaso y'abantu, niyo mpamvu ntajya niyumanganya. Abantu bazajya bakenera rero kumva indirimbo zanjye, Jaden Bless kuri YouTube hari indirimbo nyinshi nanjye ni nyinshi pe, hari n'izasohoka ejo. Mama Rich yarigizemo uruhare, zasohoka ejo uzayumve bwa mbere, uzayumve bwa mbere, ni nziza izakunezeza kandi warakoze. Imana ishimwe. Nawe mwaravuganye fasha tuyikomere amashyi nimba mwaravuganye. Imana ishimwe. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Tegerereza mu gusenga, ongereho no kwizera, mu gihe gikwiriye uzabona ineza yanjye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ndabona hari abantu batari kubyumva, ndabona wagira ngo ntabwo mwavuganye nayo, ariko ndi kubwira abavuganye nabo bafite kwizera. Zamura cyane uvuga ngo bizasohora, ongera cyane uvuga ngo bizasohora. Imana ishimwe, shimwe Yesu. Ko wagize umugisha nkakumenya izina, nicyo cyiza tuma ntanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Uzaca mu bikomeye nzaba ndi kumwe nawe, ibiteye ubwoba ntacyo biza gutwara. Haranira gukiranuka kandi ukora ibyiza, nza guheka keza imbizi bay'uruyenzi. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora.
uyongera amashyi cyane. Ayo mashyi akomera Imana. Amashyi kwa Yesu. Naguciye nk'imanzi mu biganza byanjye, gufasha ukuboko ntabwo nzakurekura. Imisozi kuri imbere nzayimanura, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Kenyuru z'abami kugira ngo nkukenyeze, ukiri hano mu isi uzabona ineza yanjye. Guma mu murimo wanjye ubikiye n'ubugingo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Tegerereza mu gusenga, ongereho no kwizera, mu gihe gikwiriye uzabona ineza yanjye. Ndabwira waje gusenga uyu munsi, n'Imana ivuganye nawe iravuze, umva uko ivuze. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Tegerereza mu gusenga, kumavi we, kumavi. Tegerereza mu gusenga, ngo hehera. Tegerereza mu gusenga, vuga cyane ngo gusenga, vuga cyane ngo gusenga. Tegerereza mu gusenga, tegereza, tegereza, tegerereza mu gusenga, tegereza, tegereza, tegerereza mu gusenga. Ongereho no kwizera, mu gihe gikwiriye uzabona ineza yanjye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Hari amajwi arwanya amasezerano, hari amajwi arwanya abanyamasezerano, akakubwira ngo ntibizashoboka, ngo ntibizasohora, akakubwira ngo ntibishoboka. Ariko uyu mwanya atangariza abadayimoni, uvuga cyane ngo bizasohora, hatavuyeho na kimwe. Bizagira gute? Bizasohora, kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo bigende bite ngo rihere. Haguruka utere haleluya. Amen. Imana imuhe iki? Murambura amaboko mumuhesha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye nitwa Murekezi Charles, mbanjije gushimira Imana kuko nanjye inyemereye kuba nkiri muri uyu mujyi. Nkihagera corona yahise yinjiramo, nari mpamaze ukwezi corona itayinjiramo,
biba ibibazo birebire cyane muri corona, murabizi nta muntu n'umwe nzi. N'umubyeyi wari wanzanye ni mama uyu mwana nahaguruke, uyu musore nahaguruke, niwe wari wanzanye nkura mu cyaro, hanyuma ngeze ino ahita yitaba Imana. Hanyuma rero mpura n'ibibazo byinshi, madamu wanjye ahita abyara muri icyo gihe nyine cya corona, turi muri guma mu rugo, ibibazo birebire. Ariko ndashimira Imana yuko hari abantu bari bakomeye muri uyu mujyi, ni ukuri bawuvamo. Ariko ngewe waruje icyo gihe bimeze gutyo mu bibazo bye byose, Imana ikomeje kugenda indindisha ijambo ryayo, na n'uyu munsi ndacyari mu mujyi. Imana ihabwa icyubahiro. Nanjye rero ndagira ngo ndirimbe, imwe ndayiririmba live, indi barayituzamurira hariya, nta kintu bitwaye. Igihe bizagenda neza natwe tuzajya dukomeza turirimbe live, ariko byose bizanira hamwe umugisha w'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Hanyuma urihangana, ibyo ndi buririmbe n'ibyo uri bucurange ntabwo ndi buzaho ngaho. Idosiye mwami nari mfite, nta wundi wari kuzayinkiza. Navutse nsanga integereje, nta wundi wari kuzayinkiza. Idosiye mwami nari mfite, nta wundi wari kuzayinkiza. Navutse nsanga integereje, nta wundi wari kuzayinkiza uretse Yesu wenyine. Nta wundi wari kuzayinkiza. Sinkwiye kujya nirengagiza yuko nari mwene Adamu, nta wundi wari kuzayinkiza uretse wowe Yesu we. Nta wundi wari kuzayinkiza. Singizwa Yesu singizwa, ni wowe wangiriye neza bwa mbere. Yesu singizwa, mwami singizwa, ni wowe wangiriye neza bwa mbere. Navutse nsanga Yesu we, nta wundi wari kuzayinkiza. Yesu singizwa, mwami singizwa, ni wowe wangiriye neza bwa mbere. Wancunguye ntaravuka, mpa kukumenya mu gihe nk'iki. Ni wowe wangiriye neza bwa mbere. Yesu singizwa, mwami singizwa, ni wowe wangiriye neza bwa mbere. Mini chali hai baba, ni wowe Yesu Kristo, uhabwe icyubahiro. Mariya yibutse igitero wamukijije, yahise ajya kugura amavuta ayagusuka mu mutwe no ku birenge. Ndagushima nanjye mwami ndakurata. Sinkwiye kujya nirengagiza ibyago wagiye unkiza. Nta wundi wari kuzabinkiza. Ndabyibuka ndi mu mazi abira, nta wundi wari kuzabinkiza. Sinkwiye kujya nirengagiza ibyago wagiye unkiza. Nta wundi wari kuzabinkiza. Ndabyibuka ndi mu mazi abira, nta wundi wari kuzabinkiza. Yesu singizwa, mwami singizwa, ni wowe wangiriye neza bwa mbere. Yesu singizwa, mwami singizwa, ni wowe wangiriye neza bwa mbere.
wancunguye ntaravuka umaka ukumenya mu gihe nk'iki ni wowe wangiriye neza bwa mbere Yesu singizwa mwami singizwa ni wowe wangiriye neza bwa mbere Yesu singizwa mwami singizwa ni wowe wangiriye neza bwa mbere Yesu niwe wenyine gusa watugiriye neza ababyeyi bataraducikira bataraduha ibere ni Yesu wenyine gusa Hana yibutse imirimo wamukoreye yahise ajya gushaka amaturo akwiriye asana na Samweli Imana kugushima ndagushima nanjye mwami ndakurata uri indirimbo yanjye reka nkuririmbire uhanagura amarira y'abagusenga uri mwiza Yesu kandi urera cyane uhanagura amarira y'abagusenga Hana yibutse imirimo wamukoreye yahise ajya gushaka amaturo akwiriye azana na Samweli Imana kugushima ndagushima nanjye mwami ndakurata uri mwiza Yesu kandi urera cyane uhanagura amarira y'abagusenga uri indirimbo yanjye reka nkuririmbire uhanagura amarira y'abagusenga Yesu singizwa mwami singizwa ni wowe wangiriye neza bwa mbere Yesu singizwa mwami singizwa ni wowe wangiriye neza bwa mbere wancunguye ntaravuka umaka ukumenya mu gihe nk'iki ni wowe wangiriye neza bwa mbere Yesu singizwa mwami singizwa ni wowe wangiriye neza bwa mbere Yesu singizwa mwami singizwa ni wowe wangiriye neza bwa rambura amaboko yawe dufatanye kuririmba Imana ishimwe Yesu singizwa mwami singizwa ni wowe wangiriye neza bwa mbere Imana ishimwe torero Imana ishimwe Imana himbazwe handi blasha kanama nafaku ali tasmini shada shalasta shadai shada idosiye twari dufite haundi muntu wari kuzayidukiza uretse Yesu niwe wagiye kumusaraba gusa wenyine wavutse usanga iwanyu babita abarozi uvuka usanga iwanyu umukennye uvuka wisangana inenge ariko Imana ishimwe iyo haza kuba amahitamo ntabwo twari kuvukira hano muri Afrika twese twari gushirira ariko hashimwe Yesu waducunguye Imana ihimbazwe Yesu ajya dukiza inenge Imana ihimbazwe natuzamurira indirimbo hanyuma turirimbe Imana ni ibikora Imana ishimwe niwabona bukeye yishimira Imana yawe kuko ari yikurinda kumanywa na nijoro kubaho si kubwacu n'imbabazi z'Imana niwabona bukeye yishimira Imana yawe kuko ari yikurinda kumanywa na nijoro kubaho si kubwacu n'imbabazi z'Imana Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo
niyibikora tukaramuka niyibikora tukabaho niyibikora niyibikora tukaramuka niyibikora tukabaho niyo 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 niyibikora tukaramuka niyibikora tukabaho Imana ishimwe niyibikora nabwaryama Yesu nabwasinzira nabwaryama Yesu ahora ari maso niko gahenge dufite aradukurikirana niko gahenge dufite aradukurikirana nabwaryama Yesu nabwasinzira nabwaryama Yesu ahora ari maso niko gahenge dufite haradukurikirana niko gahenge dufite haradukurikirana Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo niyibikora tukaramuka niyibikora tukabaho niyo 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 niyibikora tukaramuka niyibikora tukabaho Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo niyibikora tukaramuka niyibikora tukabaho dufatanye niyibikora tukaramuka niyibikora tukabaho niyo 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 niyibikora tukaramuka niyibikora tukabaho muyimpera amashyi yo Mana niyibikora tukaramuka tukarya